karinganire gake gusa gukora ibintu cyane niko karinganire ubu tuyisanga oya ufite telefone mu ntoki yawe ubu tuyisanga ubwije aracyari kare ahubwo se ukibwa ngo aracyari kare ututse he kureka nicare reka ari bibiri makunde n'ubundi bibiri ndiriya mu kare ubwire ubu haracyari kare ubu tuvugana ubu ndabona bigeze saa 4 z'ijoro telefone yawe nta iri kubara ibitandukanye n'ibyanjye none uvuye hehe ibaze uravuga ngo aracyari kare wagiye igitondo gitangiye uje igicuku cy'imishyi uvuye hehe wagiye he wiriwe hehe unagenda nta n'urushya wansabye nino abona nagiye nayobye sinzi bayita ni hahandi hameze nk'agakombe kakandi mu cyaro bapimisha ibishyimbo hakandi mu cyaro bapimisha ibishyimbo kitwa Mironko nanagiye muri Kimironko konyumvira none mu mana nyagasani Kimironko wagiye Kimironko wahitarana n'agakombe bapimisha ikindi ngo mu cyaro ngo bapime ngo Mironko ubu wifashe uva mu karere kacu dore Kimironko ntago iri mu karere dutuyemo urifata ujya Kimironko nagiye ahantu mu gishanga nyine igishanga se wari ugiye gukora iki igishanga se ntabwo abayo tuvuga abayo utuntu tuvuga nese mu byo nakubwiye kuzajya ujya kubwiye ngo Kimironko ngo mu gishanga ngo mu biki mu gishanga uvuye gukora iki mabuja nawe tuzi ariko mabuja we nagukoreye surprise wabona uratwite ukeneye kurya ibintu byiza uvuye ngo mu gishanga kumara iki mabuja mvuye kuroba kanze mwereke uvuye gukora iki mvuye kuroba uvuye mu gishanga kuroba ndamwereka amafi wazanye nayizanye imwe nziza cyane ya ruturu utagira ngo ubuso urayimara dore ngiyi siko ari byo koko ntabwo uri buyimare nini cyane none se uvuye mu gishanga ifi imwe kuva mu gitondo kuva mu kugeza ino ariko nizeye ko mu gakapu hari mwana uzanye andi se mu gakapu hari mwana kubera cyari kinini narobye kamwe noneho ndumiye ko uvuye kugenda Kimironko hehe hose ari ifi imwe uvuye guhiga ifi imwe nyine urabona ari nini n'uryaho umurizi ndi mwayirya n'umwana nawe arabonye icyo kurya cyane nakurakara ariko noneho mana yanjye karinganire urahagurutse uvuye hano nta muntu ubwiye nanjye ngo mvuye mu ijana ku ifi imwe ubu se wayifashe gute warobesheje iki intoki nafashe akagozi ngashyiraho urushinge nshyira mu mazi ndategereza numvaga nyine ko ndi bubone nk'amafi menshi ariko haje ifi imwe nini cyane nuko urangije atereka ntahe cyakora uransetsa ngo uvuye Kimironko ngo ahantu hitiranwa n'iki ngo hitiranwa n'iki hitiranwa na Mironko bapimisha ibishyimbo mu cyaro cyakora karinganire ntawakurenganya nyine ntabwo nakomeza kukurakarira nese ubwiye ifi koko muri uru rugo iratumarira iki ifi imwe sinjye nabaza ariko reka mubwire utazongera kujya ahantu utambajije utagize iki yego nyine wenda binanshimishe kuzanya agafi ariko nuko ari nakamwe gusa kakaramara n'uyu mwana ukaramarira iki nyine yego wamutekerejeho baby boss bagutekerejeho karinganire nyine yagutekerejeho nuko nyine asanya akantu kamwe si kinini nese iyo fi urayiteka ute ko karinga urabyumva mu cyaro iyo twajyaga kurya amafi uretse ko atameze nk'aya ngaya twaragendaga ku cyuzi tukayaroba tukayokerezayo tukayarya tukayahaga ubundi tuganira ibiryo byo mu nkono ntabwo mwabirya ubwo iyo twiyemezaga kujya ku kiyaga ubwo kabaga kabaye tukumva none nka nzijya kugushakira ibirungo dushyiramo ibihe birungo se kandi icya mbere ni tamusoni ikindi ni mbirimbiri ibya gatatu none ni bya bindi wa mukecuru acuruza wa mukecuru witwa Mwatatu wowe mukecuru umukecuru uba hariya ruguru witwa Mwatatu nawe yabicuruza acuruza se none acuruza n'ibirungo byitwa tamusoni sinabibonye biba byanditseho tamusoni ibindi ngo byitwa mbirimbiri ariko shaka ringanire aho ugenda ucana imboga turebe iyo fi iyo wenyine ntayo mbya ifi yakuraje yakuzinduye ibitondo ikagucyura amanuza ndayirya
njyenyine ubwo ngubwo uramagana. Ariko uzongera ugaruke igicuku ntabwo uzanyira. Ndabizi uzabyumva ninzana menshi.